uyu munsi tugiye kurebera hamwe umurongo wo muri Bibiliya. Ndakeka muri urugendo twatangiye rwo guhugurana tugashyigikirana tugakomezanya, uyu murongo ari uw'ingenzi kuko turimo turubaka kwizera kwacu muri uru rugendo. Uyu murongo rero ni Imana ituyoboyeho uyu munsi, ni we yaduhitiyemo, yongera kutwibutsa ko tugomba kubaho ubuzima bwo kwizera kandi yahusha ari we cyitegererezo cyo kwizera. Nongeye kubaha ikaze kuri The Way series. Nuko natwe ubwo tugoswe n'igicucu cy'abahamya bangana batyo, twiyambure ibituremerera byose n'icyaha kibasha kutwizingiraho vuba, dusiganirwe dutegekwa twihanganye, dutumbira yahusha wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba ku bw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Abaheburayo igice cya 12 umurongo wa mbere. Ubuzima buragoye, turi mu isi yuzuye ibyaha. Uko ibyaha birushaho kwiyongera niko n'imibereho y'abantu irushaho kuba mibi. Ubuzima buragoye, ariko ubuzima buri muri Yahusha ntabwo bwagakwiye gutwarwa n'isi ngo isi gutware, guheranwe nayo, uyoborwe nayo. Yahusha yaravuze ngo ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri njye. Mwisi mugira umubabaro, ariko nimuhumure nanesheje isi. Yohana 16 umurongo wa 33. Muri uyu murongo yatwerekaga ko mwisi duhura n'ibibazo, ntabwo biba byoroshye, ariko muri ibyo byose duhura nabyo yaraduhumurije ngo tugomba kugira amahoro muri we kuko yanesheje isi. Nta kintu rero cyakagombye kukubuza amahoro tubonera muri we, twaboneye mu mwami wacu nta kiguzi. Umutumbire kuko niwe byishimo byawe. Dusubiye hejuru ku murongo wa 2 ngo dutumbire yahusha wenyine ari we banze ryo kwizera kandi ari ugusohoza rwose, yihanganiye umusaraba ku bw'ibyishimo byamushyizwe imbere, ntiyita ku isoni zawo, yicara iburyo bw'intebe y'Imana. Niba tumaze kumva ko twakagombye gutumbira yahusha wenyine wihanganiye byose, ntiyita ku isoni z'umusaraba, none niki cyatubuza kwiyambura ibituremerera byose? Niki cyatubuza kwiyambura ibyaha bitwizingiraho ngo tumutumbere? Ese niki cyatumye yahusha yemera gukomeza kudacika intege, akatwitangira, akababazwa ku musaraba? Si byari ukugira ngo twiyambure ibituremerera, twiyambure ibyaha bitwizingiraho? Rero niba bimeze bityo, natwe ntiducike intege. Yahusha niwe cyitegererezo cyacu cyo kwizera, kandi muri iyi si yayibayemo yangwa. Natwe rero turabanyamugisha kuko muri we tubasha kwiyambura ibyaha byacu, tubasha kwiyambura ibituremerera, ibiduhangayikisha. Ibyo byose tubasha kubyiyambura muri we. Nabaho urugero, uri mu kazi ariko ntukishimiye. Ndakeka wenda kuri bamwe ariko bimeze. None se kambibarize, ni iki gituma ukomeza kugakora ako kazi? Ushaka kumbwira uti nta kandi mfite, niho nkura renti, niho nkura ibyo kurya. Yego nibyo, hari impamvu ituma ugakomeza, hari impamvu ituma utakavamo. Rero kubizera Imana, natwe amaso yacu atumbera umuremyi wacu. Nubwo waba uca muri byinshi, kuko isi yuzuye ibyaha, yuzuye ibintu byinshi bibi, ariko utumbera umuremyi wawe, utumbere yahusha. Turi mu isi dukora ibyaha, ariko dufite uwo twitangiye, utuma tubabarirwa ibyaha, utuma dukurwaho ibyatwizingiyeho byose, utuma dukomeza uru rugendo ntiducike intege. Rero ibyo byakunaniye kureka byose byereka umucunguzi, ariko niba nawe biri mu mutima wawe koko ushaka kubireka, ntumere nka wa wundi unywa inzoga agasinda, bwacya ati noneho ndaziretse, ndazisezeye, sinzongera kunywa inzoga. Hashira iminsi ngahe inshuti ze zikaba ziramuhamagaye akagenda, bakongera bagasinda. Ubwo ni urugero nabahaga, cyangwa itabi ndetse n'ibindi. Ntabwo ari uko bigenda.
niba icyaha kikubangamiye koko kikubangamiye nawe ushaka kukireka, ubwira Imana uti Imana mfasha, kandi ubikuye no mu mutima wawe, ukabisengera, ukitandukanya n'izo nshuti zibigushoramo. Imana nayo ikabona ko ufite ubushake. Ndakubwiza ukuri, uzabyuka umunsi umwe ya nyota yabyo yagiye, Imana yayikuyemo, n'Imana izaba ibikoze. Rero iyo uhanze amaso umuremyi wawe, akaba ariyo utumbera, ukizera umwana wayo Yahusha, abasha kukwambura ibyo byakwizingiyeho, ibyo byakubayeho karande, kuko niwe utuma tuguma muri uru rugendo, kandi niwe cyitegererezo cyo kwizera. Ntigeze acika intege, ntigeze agwa mu rugendo rwe rwo kuducungura. None niba yararusoje neza, kuki tutamureberaho twe tukirutangira kugira ngo natwe tuzarusoza amahoro? Abantu bagira abarora umudo babo ngo kanaka ni rora umudo wanjye. Nkatwe rero nk'abizera Imana bakomeje uru rugendo badashaka gucika intege, Yahusha niwe rora umudo wacu. Yarusoje neza, natwe rero tugomba kurusoza neza. Buri munsi tugomba kureba ibyo Yahusha yanyuzemo byose ku musaraba, ibyo yahuye nabyo byose. Ibyaha byacu ngo byashyizwe imbere, Yahusha niwe gisubizo. Ibyo byakunaniye, ibyo waba uri gucamo byose niwe gisubizo. Ibyaha byakwizingiyeho niwe gisubizo. Ibyo ari byo byose, icare hasi utekereze iby'umwami wawe yanyuzemo ku musaraba. Yarababaye, yatumye uba mushya, yatumye ubabarirwa, bikwereka urukundo Imana igukunda. Imana iradukunda yitarimanya umwana wayo, ikamutanga ku bwacu, ngo izabura ite kumuduhana n'ibindi byose. Abaroma igice cya 8:32. Icyo nicyo giciro kirita ibintu byose, gutanga umwana wayo, ngo mbese n'ibindi byose wayisaba yabikwima? Ntago yabikwima. Mutekereze namwe, umuntu bari bagiye kumufunga ubuzima bwe bwose, akabumara muri prison, akabumara muri gereza, yibye. Noneho hakaza umuntu akamwishyurira umwenda wose, akamwishyura amafaranga yose, bakamurekura. Uwo muntu azava muri gereza yishimye, ashimira uwo muntu wamwitangiye, watanze ibye byose kugira ngo bamufungure. Azavuga ati naringiye gufunga ubuzima bwanjye bwose, none wemeye gutanga ibyawe ngo mfungurwe? Ndongeye mbonye andi mahirwe yo kuba mu buzima busanzwe. Bizaba ari ibitangaza. Ni ibyo rero umwami wacu yadukoreye natwe ku musaraba. Yaduhaye andi mahirwe, yaduhaye ubuzima bushya, yaratwishyuriye, yadukuye mu buroko, ariko bamwe ntibabiha agaciro, birababaje cyane. Aya mahirwe twahawe benshi bayapfusha ubusa, kandi nayo igiciro cyinshi. Uriya muntu yatanze ibyo byose, ibyo yakoreye imyaka n'imyaka, ngo ahandi mahirwe uriya muntu bamufungura. Yahusha yatanze ubuzima bwe ngo tubone andi mahirwe, ngo tubone ubuzima bushya. Byakatubereye inzira yo kumukurikira, aho agiye hose, icyo atubwiye cyose tukagikora, tukamwishimira, tukamukorera. Ariko kuri bamwe ntibabiha agaciro, biteye agahinda. Icare hasi, ufata umwanya, utekereze uburyo Yahusha yababaye ku musaraba. Tekereza amaraso yamennye kubera njye, kubera wowe. Buri munsi ujye ubitekereza. Ibyo bizatuma ubiha agaciro, umenye uwakwitangiye. Umwanzi arimo arakora cyane. Noneho rero muri ibi bihe turimo, aho Satani arimo arashaka kwigarurira abantu, abajyana kure y'ijambo ry'Imana, kuko azi ko mu ijambo harimo imbaraga. Niyo mpamvu akoresha uko ashoboye kose ngo atume abantu bahugira mu by'isi, baba bize. Satani azi ijambo ndetse no kurusha abakristo. Niyo mpamvu akoresha trick zose ngo abantu bajye kure y'Imana, bajye kure y'umubano wabo n'Imana, bihorere mu tuzi n'akanya babonye, ntibabe bafata Bibiliya zabo ngo basome, ahubwo ni ku ma social media bareba ibidafite umumaro. Umwanzi rero arimo arakora kuko azi ko ijambo ari ubuzima. Niyo mpamvu arirwanya. Ariko iyo uhanze amaso umuremyi wawe, ukamutumbera, ukamuha umwanya, ugasoma Bibiliya buri munsi,
ibyo bizatuma wubaka umubano wawe n'Imana. Tangira uyu munsi wubake fondasiyo yawe. Iyo fondasiyo y'inzu itangiye nabi wakubaka ariko inzu ntiyaramba. Ibyo wakubaka hejuru byose ntibyatinda kuko fondasiyo itangiye nabi. Ubaka fondasiyo yawe neza rero. Mu kubaka fondasiyo yawe rero nuko ubanza guha agaciro, ukamenya amahirwe wahawe, ugatekereza ikiguzi cy'umwana w'Imana yakwishyuriye, ukihana, ugatangira ukitandukanya n'ibibi, ugasoma ijambo ry'Imana buri munsi, ugakiranuka muri byose, ukabera abandi urumuri, nturangwe n'ikibaho waba uri hose. Muri byose tumaze kuvuga, icyo nababwira uyu munsi, ikintu cyatuma tuguma mu rugendo, ibyo waba uri gucamo byose, aho waba uri hose, igisubizo nuko amaso yawe atumbera umuremyi wawe. Atumbera umuremyi wawe wenyine. Imana iragukunda kandi urukundo yatweretse ku musaraba nirwo muhamya. Ndakeka bisobanutse, ndagira ngo mbashishikarize kuguma mu rugendo, ntimucike intege ngo tugoswe n'abahamya benshi. Abasokuruza bacu batubanjirije barusoje neza urugendo rwabo. Ntiwemere rero umwanzi atumuheranwa n'ibyaha, byiyambure, uhamagara uwihanganiye umusaraba kubw'ibyaha byanjye, kubw'ibyaha byawe, kubw'ibyaha by'ab'isi yose byamushyizwe imbere. Mwereke ibyakunaniye kureka, araguha imbaraga, yarabishoboye nawe azagushoboza. Nta wundi rero ni Yahusha Hamashiya, wicaye iburyo bw'intebe y'Imana. Nibyo nari nabateguriye uyu munsi, ndasenze ngo bigire uwo bifasha, ndasenze ngo Imana iduhindure bashya binyuze mu mwana wayo wemeye kutubera igitambo. Ndasenze ngo ibituma utabonera Imana umwanya, Mwuka Wera azabikuremo, wongere ube mushya, wongere ushakire Imana umwanya, kuko nibyo igushakaho, nibyo yaguhamagariye ku buzima bwawe. Haleluya, muhabwe umugisha, muhimbaze Yahuwa.